iyi ni last warning kuri Yongwe kubera ko icyo mbaje icyo kibazo nta nubwo uzongera no kubimbaza ngo nkwemerere yego urumva nidusubira mu kindi kiganiro tuvuga ibindi ntuzongera kumukubaza pe kubera ko nawe uzakurikira uko bintu niba arimo azakurikira kino kiganiro niwe ndimo kubwira aka kanya kuko social media ikurikiranwa n'abantu benshi yego this is last warning don't do it again don't do it again baye ubwambere n'ubwanyu this last warning kuri Yongwe ubwo yabyumvise no kuvuga ngo impamvu ntazi warning nuko kubera ko yanze ko duhura jewe azabona nzanye abanyamakuru musango yo mu rugo kandi nzamuzindukira nzemera mpirirwe mparare kandi mubone nimubona ikintu kizakurikiraho isi yose izakibona wenda bari kuri kamera cyangwa se bari ku mashusho muramuzi muzi muri benshi mumaze kumumenya ariko wenda bari kuri radio ntago muzi umuntu mfite ariko niba wabikurikiranye urabizi neza ko munsi noneho mfite umuvuzi mumaze kumenya muri benshi cyane Dr Salongo naryo ryamenyekanye nubwo nzi ko afite andi mazina watangira wenda wibwira abateza amatwi ikiganiro Dr murakoze abakunzi ba Flash FM benshi ngira ngo baranzi najyaga nagiraho ikiganiro cyitwa impamba y'ubuzima cyabaga kuwa gatandatu mu gitondo nzango nzabisubukura nuko amaze igihe ndi bize cyane yego nikayo ndabashuhuje rero amazina yanjye nayo yitwa Salongo Dr Salongo ariko amazina yanjye bwite nita kwa Rurangirwa Wilson yego ariko nkaba naramenyekanye ku izina rya muntu wagize amahirwe yo kubyara impanga Salongo ni izina ry'umuntu wabyaye impanga ubwo rero hariho abantu bamwe njya numva ngo nawe yiswe Salongo banyitiriye bayigisenye nkumva amazina bagiye bayahindura ukuntu ariko ntago bazi wenda n'impamvu ya Salongo yariho kwitwa Salongo umuntu ubyaye impanga ashobora kwitwa Salongo umuntu ubyaye impanga Salongo Riderman we ni Salongo nawe n'umugore we akaba Narongo ubwo ni Sebarongo ni se w'impanga Sempanga umudamu akaba nyina w'abarongo nyina w'impanga niyo mpamvu ryo zina riba izina rikomeye ry'icyubahiro riba rije mu muryango so ubwo ngira ngo babyumvise ubwo ndanabisobanukiwe najyaga nibaza Dr Salongo impamvu ridahura n'andi mazina yawe asanzwe ayo bajya bambaza ati se niyo ryanditse ku byangombwa ntiwe nk'umuntu mba narafashije batandukanye ati ndashaka kuweza ishimwe kuri telefone yawe ariko ndabona amazina yawe wambwiye uvuga atari yariho ambwana iryo ni izina nawe wakwitwa ohereza kuri ayo yanjye bwite Rurangirwa Wilson yego Dr wenda ngira ngo kimwe mu bintu byatumye hanini ngutumira ngo tuganire nuko hari ibyo nkunda kubona ku mbuga nkoranyambaga hari ibyo nkunda kubona bikuvugwa ariko nawe ubwawe urahaye ngo wisobanurire kandi abakunzi ba Flash wenda by'umwihariko abakunzi ba JALAS official nabo bakuzi barabizi ko uri umuganga utandukanye ute nyine wikura ute mu isi donc urumva abantu bamwe baravuga ngo Salongo umupfumu kandi ngewe ndabona ufite ikarita ibyemeza uruzinwa na minisante nk'umuganga ibyo bintu bihuza gute ukara bitandukanye gute ibyo bintu je ntacyo bintwara isi nayijemo nyigiramo ibintu byinshi bitandukanye menya je ubwanjye maze kwimenya menya nabandi yego njyana mu ishuri niga mumenya abantu menya ko umuntu mwisi umutwaro twari uko ntwaye JALAS siko nza gutwara Kalisa uko ntwara Kalisa siko nza gutwara Rucibigango yego uko ntwara Rucibigango siko ntwara Korode yego uko ntwara Korode siko ndi butware Mirenge urumva no kuvuga ngo abo bantu baba batandukanye muri kamere y'abantu n'abandi uko mfata kanaka uko mfata yuko baturiya nkumva ko nta pfunwe bintera jewe uko banyita kose bitewe nuko imitima y'abantu nyine imeze gusa icyo mba nitayeho cya mbere n'abantu banje abarwayi ko narimvugiye nti niba hari abarozi bagomba kubaho n'umuvuzi uvura abarozi yego ibyo abarozi bateje Salongo nawe bahari kugira ngo bikemure Salongo adahari cyangwa undi muntu ukora nka Salongo abantu bapfa bagashira kubera ko hari abaroga niba twemera ko hari abaroga rero tugomba kwemera ko abantu bagombye kwemera ko na Salongo agomba kuba hari ntibagombye kwiruga bavuga ngo rero narokoke ngo cyangwa ngo agiye muri ibi ngibi babantu bajya hehe nta wabirengagije
za nshingano Salongo afite n'abantu benshi bagira ibibazo igihe Salongo aramutse adahari yagiye mu bindi n'Imana yo mu ijuru numva ko yazabimpora ikamvuga iti Salongo warahemutse ko waravuye mu murimo wo kuvura abantu bagakira kandi ariyo impano yawe wo kuvura abantu bagakira Imana ikaguha impano ntuyikoreshe niba ari isengesho jewe ntanze mba nizeye ko rigomba gukemura icyo kibazo sindi pasiteri ariko isengesho mvuga vuba niba umuntu bamutongereho imyuka mibi nanjye nkayitongera nyisubizayo ikagenda no kuvuga ngo jewe mba nsenze mu buryo bufatika kandi nzi ko bya bintu uko bishoboka niyo mpamvu rero abantu batagombye kuntera igihe ntabaha n'umwanya wanje wo kubitaho ahubwo ndababwira nti ibyo bintu muvuga ntabwo ari byo uko bigenda kugira ngo nigishe abantu bashobore gusobanukirwa ubuvuzi gakondo basobanukirwe n'amadini aho yagombye kugarukira basobanukirwa umuganga wa kizungu agarukira he ugakunda aziramo hehe wa kizungu aziramo hehe urumva ibyo rero nibyo giye mashaka kugira ngo abantu bamenye banasobanukirwe bareke kuba mu rujijo Salongo nuko guko akora hanyuma Salongo wenda nkuko bivuze n'ubundi wamugana ikintu kikunda kukugonga cyane abantu nkunda kubona baguza n'abapasiteri bakagenda bagusaba cyane gukizwa ngo donc uhinduke ibyo cya kibazo cyabo cyo kuhora bansaba gukizwa kugira ngo nanjye niyongere mu batuza amaturo cyo kenshi baba bashaka ariko abatura amaturo barahari nanjye ngira ngo y'abantu bakize bajya mu rusengero bagatura ya maturo nanjye mbonye umwanya ku isabato njya gusenga cyangwa no ku cyumweru nkaba najya mu rusengero runaka runyegereye nkaba najya gusenga nshima Imana ko ndiho nshima Imana ko mvura abantu bagakira nshima Imana mu bikorwa bitandukanye bayadukoreye nko mu bandi buzima bwose uko bugenda abantu rero bo kujya bandera mu ndorerwamo ngo umupfumu ngo n'umurozi no niba hari virusi hari antivirus ngibyo ni ibintu biba ku isi ni ihame ari virusi arabara antivirus ibintu rero biruzuzanye niba hari umurozi hagomba kuba hari umuvuzi urumva niba hariho indwara hagomba kuba hari umuganga wa kizungu nawe uzivura imitima diabete n'ibindi ndwara izindi ndwara zimwe na zimwe malaria iki ntabwo wabirwara ngo ugende bagusengere gusa bishoboka ahubwo hagomba Imana igomba gukorera muri Salongo akavura umuntu agakira Imana igomba gukorera mu muganga akavura umuntu agakira za ndwara ziba zatuzonze yarangiza akajya mu rusengero agashima Imana ko yakoze akazi kubera ko Imana yakuyoboye yaguhaye ubwenge bwo kumenya aho ugomba kujya igihe wagize ikibazo ubuze ubwenge rero niho ngaruka nanone cyane ubuze ubwenge uri umuntu urwaye za ndwara za karande za gakondo warangiza ukazijyana mu rusengero icyo ntemera ngo n'abapasiteri nuko ubutaye umurongo waho wagomba kujya kandi numva ko n'Imana yakubaza iti wowe ko uhawe ubwenge ukaba waragiye ugasengerwa bakakurambikaho ibiganza bakakubitaho Bililiya mu bitugu na hehe hose ntukiri kuki utabona ko ufite ikibazo kuki utabona ko imyaka umaze imeranye n'abakozi b'Imana nuko batsimbarara ku kintu kimwe umuntu akanapfa kabacika kandi hari ahandi hantu aho ngaho jijutse babaye intellectuel bagombye kujya batandukanya ibyo bintu nkuko nabivuze nkuko nanjye nshobora kubitandukanya n'abantu n'urusengero iyi ni kiliziya urumva iyi ni inzu isanzwe ibyo bintu ubunyuka tsimbarira kuri iki ngo iki ni kiliziya kandi jewe mbona ari inzu n'amaso yanjye burimo kunshuka niyo mpamvu rero unshutse ngo jewe narwaye nabyutse nsanga ikirenge cyabyimbye ngiye kwa muganga wa kizungu bavuga atari ibi bintu turareba tugasanga nta kintu kirimo nta infection zirimo ntaki aho kanya direct bitamenya ko hari ibintu nshobora kuba nakandagiye binsaba kujya kwa Salongo hahita nyanyagira nta n'umuntu ngishije inama nkagerayo nkagenda nawe akandebera agashyiraho hake nakira nkajya mu rusengero nkajya gushima Imana n'ituro ry'ishimwe nkakora iki nkaritanga ubwo Imana ibinkoreyemo kandi bwa bwenge yampaye nkayiga no mu ishuri byunganira kugira ngo binsobanurire ntandukanye iki ngiki n'iki ngiki menye na cya kindi menye n'iki na kiriya ntekereza ko nuko abantu ahubwo hari bashobora kuba bakujajinga batabanje kuguha umwanya no kutamenya ubwabo ari nk'abantu batsimbaraye ku mahame y'amadini batsimbarara cyane Bililiya imaze imyaka hafi 2021 ngira ngo
urumva kuko mbere ibitabo bya Bibiliya byari mu mizingo abayahudi bagenda uyandika iki Matayo Malaki uriya Yona banahumu abo bose barabahanuzi bari bafite ibitabo imizingo icyo umuntu yanditse JALAS yanditse Salongo arandika uriya nawe arandika barangije bafata bya bintu bagiye bandika bareba ko bihura barangije babihuriza mu gitabo kimwe cyitwa Bibiliya Bibiliya Bible ni ihuriro ry'ibitabo bibliothèque ni ihuriro ry'ibitabo byinshi cyane byahujwe mu gitabo kimwe ushobora gusoma bikakugira inama cyangwa se bikakuyobya udafite ubwenge ari nabyo umusaza witwa Mpyisi yakunda kubwira ko abantu bagiye mu nyanja batazi ikaba bwiza n'abantu kuri ko akamenya ko gakondo yabagaho yaje areba kuko warayizi muri 1993 mu mwaka wa 2000 bazi generation y'amadini bakuriye muri .com muri babona kuri YouTube ibintu babona kuri internet bakabitwara gutyo uko biboneye babona Salongo ya afashe ihene akavanamo ibintu by'imizimu bimurimo bakumva ko Salongo ari umupagani bakumva ko ibyo bintu bije ari ibintu bishyashya Salongo arimo kuroga abantu cyangwa arimo ari umuntu mubi imbere y'abantu na society ntibamenye ko ibyo bintu byahozeho kuva kera noneho Salongo akabyiga akabimenya akamenya noneho muri kino gihe ko binagihari bikiri mu bantu bakamfata uko nguko bishakiye bakabivuga nuko bashaka bakabiteraho comment nyinshi cyane zitandukanye ariko jewe nanjye kimbeshejeho igihe nkiri kwisi no kubasobanurira iki ngiki kiva kikagera kera hariho kera habayeho kera hariho kirazira indangagaciro zariho gutya na gutya n'ubu ngubu n'igihugu cyacu gifite indangagaciro zihamanyana rimwe na rimwe n'ibya Bibiliya ivuga urumva kirazira gusuzugura umubyeyi cyaraziraga gusuzugura umuntu wari we wese mukuru kuruta n'umwana muto ugomba kumwubahira uko ari ariko ugasanga umuntu umubyeyi aramubwiye cyangwa kubisa umwana wundi nyina akava hariya yirukanka umwana wanjye uramukubise kandi wewe wari ubonye hari akakosa akoze gato kashaka kumucisha akanyasa ngaho muri mu buyobozi mugiye kuregana kubera ko umubyeyi nyine umwana nuwe kandi kera nta umwana yabaga uwawe gusa ahubwo yarerwaga na society niba umwana akoresheje ikosa kandi akamuhana nta bugome bubayeho ariko ubu ngubu hariho n'umuntu ushobora kuba yarakanije nanjye akankubita umwana wanjye mu buryo butari bwo kubera umujinya yagiranye na se ibyo ngibyo ari ishyari akihimuriraho niyo mpamvu isi yamaze kwangirika byamaze kuzamba birasaba kugira ngo hagire indangagaciro zimwe na zimwe zigaruka kera umuntu wakoraga ibara mu muryango yahanwaga n'umuryango mugari akamuteranyiriza ahantu agahanwa akaba yanacibwa no mu muryango igihe byakomeye ibyo bintu rero abantu ntago babizi byose byabaye Bibiliya Imana dufashe tubitwara gutyo muri uhuru rimwe gusa ndi kubyumva abantu benshi wenda bashobora kuba bashidikanya kuri Salongo batazi ko ibijyanye n'imyemerere y'Imana nayo hari icyo yiziho ijyanye n'ubuvuzi bwa kizungu nabwo hari icyo buziho kandi byemeraho bakumva ko wenda uryamye ahantu hamwe ariko ngiye uko mbyumvise numvise ko icyo ukora n'ubuvuzi bwuzuzanya umva ko ndi umuntu wataye Imana umva ko ndi umuntu Salongo utazajya mu ijuru ese jewe nanze ijuru nanze kuzaba ahantu heza nanze kuriba muri iyo paradizo batubwira nanze kuzagendera muri ya nyanja y'ibirahuri batubwira ariko inyanja y'ibirahuri ya mbere ibaho n'amabuye ya zahabu tuzagenderaho mu byahishuwe batubwira bya mbere hano ku isi mu gihugu cyacu urumva niba tubonye igihugu cyacu gitangiye cyubaka imihanda tuvuye muri genocide ngiye kuvuga ngo intambara ntabwo ari intambara ni genocide yabayeho 1994 hazamo amacakuri bazungu baducamo kabiri bamaze kuducamo kabiri bigisha bamwe ko abangaba ari babi abangaba ari beza batwicira igihugu igihugu cyacu cyongeye kuzuka kizurwa n'umuryango wa FPR inkotanyi warwanye n'ingabo zaho za RPA zirwanira kino gihugu zigisubiza ku murongo ariko bamwe na bamwe hariho batemera iby'igihugu kirimo gukora n'umurongo turimo kandi twe tubona ko ari muzima umuntu akaza akatubwira ngo uyu murongo murimo ngo igihugu cyarapfuye ngo abayobozi kandi twe tubirebesha amaso tubona ko igihugu kirimo kumuvinga kagira ngo aratureberera ukabona bariho baturebera ibipfuye bakaba bibadushyiramo ugasanga abantu bamwe baranabyumvise kubera ko wenda igihugu kiguhaye umutekano igihugu kiguhaye amaboko igihugu kimaze kuguha amaboko ntabwo yakoresheje ngo ukire bwa bukene ahubwo urakijyaginga yuko cyagombye kugukiza gute kandi kiguhaye umutekano kiguhaye uburyo uyu munsi ni umunsi wo kwibohora ni umunsi ukomeye ni umunsi w'amateka no kuvuga ngo rero twagombye kwibuka aho tuvuye tukibuka kino gihugu cyacu n'ahantu kivuye n'ahantu kigeze ko umuntu
n'ubukene ari uzabigiramo uruhare kubera ko ufite umutekano nta masasa kuri hejuru muri cya gihe ntabwo washoboraga gukora wisanzuye ubakaga inzu kumva ko ejo bazayisenya cyane ubakaga inzu bakayitwika ukabaho muri insecurity ukabaho muri ubwo buzima butari bwiza ariko ugasanga abantu baratubeshya urubyiruko cyane cyane rurabeshwa wifata imbunda muze tujye kurwana igihugu tuzaza dukire dufashe imbunda ese ubwiwe n'iki ko none ugifata uzarohoka wifata isuka aho kugira ngo wifatire isuka yikubite ibitugu kwita muri risk baguhaye isambu nini aho gufata isuka ngo werekere umurima ahubwo urashaka kujya gufata imbunda iragoye kurusha isuka imbunda iragoye kurusha guhanga imirimo kujya kwiga amashuri kugira ngo ugire ubumenyi umenya bw'ibanze wige gukora amasabune wige gukora kubyaza ibintu umusaruro ibintu biri mu gihugu urumva ibyo rero nibyo imbunda iragoye kurusha gukora ibyo ngibyo kubaka igihugu no gushyira hamwe nk'urubyiruko kugira ngo ubu ngubu intambara urubyiruko rugomba kurwana reka ndugarukeho gatoya kubera ko turi kuri uno munsi wo kwibohora rwagombye kureba aho u Rwanda ruvuye n'ahantu rugeze tukareba amaboko igihe zakoreshaga imbaraga yo kugira ngo zirwanire iki gihugu zirubohore noneho wamara kureba aho rugeze ukumva ko wowe uruhare rwawe ntabwo ukeneye gufata imbunda ngo ujye kurwana ahubwo ukeneye kurufasha kubaka kurwana byararangiye umutwe uzagushuka ngo uze gusenya igihugu uzamenye ko urimo kwica ejo hazaza wowe n'imitekerereze yawe uri hasi cyane uri hasi kubera ko icyatumye ziriya ngabo zifata intwaro zikajya mu ishyamba hari ibintu byaburaga mu gihugu hari umutekano wari warabuze hari ubwisanzure bwari bwarabuze hari ukutagira agaciro mu gihugu kwishyira kwizana ku banyarwanda bose ntabwo yataha bisanzuye ahubwo baravanga ikirahuri cyaruzuye ikirahuri niba cyaruzuye ubwo kigomba kumena niba kimennye rero ubwo ngubwo buri hanze mukora iki mwigumireyo ariko ubu ngubu u Rwanda ntabwo rwakuzura iyo nsohotse mu mujyi wa Kigali mfite imodoka yanjye ndagenda nkareba imisozi idatuwe nkasanga ahantu hadatuwe niho hanini cyane urumva abantu batuye muri uyu mujyi wa Kigali cyane ariko iki gihugu kimaze kwagura n'imijyi mu byaro haba imijyi urabona ugiye i Butare uje za Nyanza ugiye Kibungo ubwo ndiho ndavuga intara zahozeho burasirazuba amajyepfo amajyaruguru urumva uzasanga hose imijyi yaramaze kuranda hahandi twatinyaga kujya ubu ngubu habaye nka paradiso navuye mu mahanga nari naragiye iyo ngiyo kwiga ibintu by'ubuvuzi bwa gakondo ngarutse nsanga umuhanda w'iwacu warawukoze ndahayoberwa ncaho ndagenda ngira ibirometero nk'icumi urumva ngenda ibirometero 10 nayobewe kubera ko nahagera nsanga ibintu byarahindutse ndanye ndatangara kandi ari iwacu nari nsanzwe nzi ko ari mu rugo inzu nyicaho ndakomeza ngiye kubona mbona ngeze ahantu narinzi ndavuga nta hantu ko nahageraga nabanje guca mu rugo bisobanuye ko nanyuze mu rugo urugo narurenze kandi ntabwo ari kera no kuvuga ngo rero urubyiruko rugombye kureba ibintu byarugirira akamaro bakareba ko igihugu aho kivuye naho kigana bagashyira imbaraga mu guhanga imirimo bagashyira imbaraga mu byo abandi babona bakoze niba ari urubyiruko rukina filime niba rukina comedy niba rukina iki ibyo bintu akamenya ko abizi ko ari impano ye wasanga atari impano yawe ukajya gushaka impano yawe cyane apana kwihambira ku bintu hariho nk'urubyiruko rwihambira ku bintu atari ibyarwo cyane ugasanga umuntu arashaka gukora ibintu bitari ibye biraba ugasanga byihambiriyeho imyaka ibaye 15 ntatazamuka ugasanga undi araje ejo akoze ibintu kubera ko ari impano y'abantu barabikunze buriya yabonye abantu bakunze ibintu byawe bakunze ibiganiro bya JALAS umenya ngo impano yawe yo kujya muri media urayifite ariko nubona babigize gutya mutumirwa uzana iki bagati ibintu birimo inyatsi ntabwo bishoboka ntabwo ari byo nibyo kabisa ibyo uvuga ni ukuri bro nitwa Pastor Claude imodoka kandi hari n'amakuru mfite ko wamuhaye n'ikibanza ibyo byose nibyo ni ugutwika ni kuri niba atari ukuri cyangwa se niba ari ukuri bimeze bite niba aricyo kibanza azakibona ryari kuyaho nyine natwe tuzabe duhari wa mugani Pastor Claude ibyiza nkarobangamo n'ibibi wenda bidabika umurongo akaba ari umuntu wagirwa n'inama kumva
nabonye ko jewe mu Bugesera aho ntuye ari ubutaka bunini naramubwiye nti wowe niba umva ukorera Imana uko bikurimo ushaka no kugira ngo abakristo bajye baza gusengera hano mu gace ka Bugesera ko yavuze ko nabari atuye hirya uzamushakira ikibanza nyuma icyo kibanza kikazubakwa mu rusengero nanjye nkajya mva hafi nkaza gusengera muri urwo rusengero niba koko yumva abimurimo ayarabyiyemeje gutanga ikibanza kikubakwa mu rusengero ku mukozi w'Imana byo nta kintu byantwara n'abandi birirwa bavuga ku ma YouTube hari igihe bazayoboka bakaza gusengera muri urwo rusengero nanjye abana banjye hari umuntu utiyumvisha ukuntu kirahari nta nubwo ari kimwe umogi z'aho hafi bazigishwa abashobora ibiyobyabwenge bidafite akamaro abaye bagiye kwirwa mu buraya bazabona umwanya wo kujya hano mu rusengero bakigishwa barangiza bakagira umutima mwiza bagahinduka insengero zidufitiye akamaro kanini rero nkunda kubivuga ntago mpfobye insengero cyangwa mvuge ngo ano nuvuga ngo insengero zifatiye societe akamaro ubu isabato urayubaha neza ku buryo kwa gatandatu uruhuka bikana n'abayemera cyane ko igihe nabonye nk'umurwayi ntajya kumuvura cyangwa niba nabuze amazi kugira ngo yarakoze ku isabato na Yesu yarabivuze ko umunsi wo ku isabato ushobora gukora ibintu byiza ntuwivune cyane nka y'umuturanyi yagwa mu rwobo ukavuga ngo tuzayikuramo isabato ni nko kwavuga uti umunsi wo ku wa gatatu cyangwa ku wa kabiri jewe nzaruhuka ko ntumananiwe ukawugirwa ariko yari ku isabato hari akandi kantu bigushyiramo umva ko ari ihame kuruhuka ukumva bikujemo n'umubiri ugacika intege urumva hari amakuru mfite ko hari n'abantu bayubaha cyane kurusha ibindi byaha na papa wacu kera bava kuvoma ku wa gatanu w'isabato wakerewe izuba ryarenze agafata amazi waruzanye akayamena kandi wavunitse uvuye mu birometero rero twavomaga ahantu bita ku nyanja ni nko kuva ahangaha ukajya kwikabuga urumva kuva hano ukajya ikabuga ni kure ngaho uvuye ikabuga kuza hano ku Kimihurura urumva ugereza amazi hano barayamenye wikoreye urudomora rungana gutya yahinze akayamena ubwo ngubwo nejo mukabwirirwa nta kurya kubera ko wakoze ikosa ryo kuzana amazi ku isabato iyo ni imyumvire n'amahame y'amadini yadushizemo biri hasi kabisa biri hasi cyane ntago bishijanye n'igihe nuko vuga ngo hari abandi ejo bazirirwa ubusa ari uzarwara igifu ari uzagira ibiki uzavanamo indwara kubera ko atari yedegarira ku gihe ibyo rero ni imyumvire je ntashobora nemera ko ku isabato hagize ikintu cyatuma ashobora gukora akazi hari abarwayi baje ko no ku isabato genda akora ariko narangiza nkataha kare nkaruhuka no ku cyumweru ndavuga ndeka nduhuka uyu munsi kubera ko ejo ku isabato nakoze iki nari nakoze ntacyo rero bimpinduraho nta nubwo Imana ije yareka kuntwara mu ijuru kubera ko ntaruhutse isabato kuko Imana uko itekereza uko JALAS itekereza yose uko itekereza uko JALAS atekereza akavuga ati buriya Salongo Imana izamuhana izamanira ikisi yabanje ikareba nawe ku ngeso zawe iri kure yacu ushobora kuvuga uti Salongo n'umupfumu hari nawe ufite ingeso yakubase y'uburaya cyane ufite ingeso yakubase yo kunyura umugi ufite ingeso yakubase y'ubusinzi ukareba kujyanjye gusa ukumva ko genda n'ubupagani wa muri Imana itumva no ntabwo ariko bimeze umuntu wese Imana ifite ikizamubaza kandi izamubaza ku giti cye ntabwo izazana wowe nguze kuncira urubanza kandi urwawe narwo ruhari urwawe rurahari kandi numva ko niba Yesu Kristo wapfuye ku musaraba akabamberwa buri muntu wese utuye isi akamukura mu menyo ya shitani atazatuma Salongo asigara mu isi kubera ko ngo yakoze nabi ntabwo ari je nyine Bibiliya iravuga ngo nimusaba imbabazi mu kwihana muzabadikwa ibyo twihana ni ibi ese ndihana ko nifuje kubaka inzu nziza ibyo ni icyaha abakristo niko batubeshya abapasiteri umva ukuntu ari abapagani kandi bakayubaka umva ukuntu ari abapagani ngo kubera iki ngo wifuje iriya nzu niba nyibonye nkavuga nti iriya nzu nanjye ndashaka kuyubaka ni ishyari ryiza ndagira ishyaka no gukora cyane ariko ngo niba byanje mu mutima ejo nzajye kwihana ntange n'ituro ryo kwihana urumva ngo waguye mu mutego wo kwifuza naguye mu mutego wo kwifuza biri biologique ubwo ngubwo nkajya kwihana
urumva kubera ko natekereje umukobwa nahuye nawe mureba n'amaso namwifuje amaso yanjye abereyeho kureba no kwifuza biri muri kamere ukajya kwihana ku muntu nawe umeze gutyo urumva n'abapagani rero ibi bintu bazabitukuremo batwigishe ibintu byaruteza imbere batwigishe ko ibyo bintu hari aho bigera bikagenda gutyo babwize n'abana ukuri kugira ngo umwana amenye uko yitwara umwana wageze mu myaka yo kuba watera umukobwa w'abandi inda uzafungwa kandi umukobwa ntuzamushobora kandi inshingano zo kurera umwana zirakomeye cyane utari wakorera amafaranga ngo uhaguruke ujye gukora ntabwo ugomba gutera umukobwa w'abandi inda nuyimutera uzaba ugiye mu muriro utazima mwe mubi uzahura n'ibibazo bikomeye umuriro utazima ni inshingano no kujya kwikorera amatafari kujya kwikorera amabuye nturarangiza ishuri ukaba upfuye imburagihe ukaba overloaded no kuvuga ngo rero icyo gihe uzawigishije umwana uko azitwara so ibyo bintu rero bimwe na bimwe abakristo n'abapasiteri muzabivane bimwe na mu byo mwigisha mutubwire ibintu byatufasha batugirira akamaro nigeze kubona rimwe abantu basengeraga mu idini rya APR ari yose yewe iyo mvuga bamwe nabonye ariko ngo biyitirira na APR niba barayitiriraga simbizi bariho basengera umuntu mu nzu imwe ashobora kuba yaratewe n'amagini n'amashitani yagombaga kwiruka nkajya kwa Salongo ngo avurwe akire bamuhondaguye Bibiliya kumara icyumweru arangije ku munsi wa nyuma arapfa nabonye televiziyo y'u Rwanda ijyayo na polisi kujya gufata abo bantu ni ukuvuga ngo niki ni imyumvire babashyizemo bagomba noneho amaze ahubwo iyo muhuye agaruka usanga yacitse intege bavuga ngo umusore umuhana avayo ntago umuhana agenda yacitse intege kabisa umuhana avayo ntago umuhana agenda kuko yagenda bayumva ko ijagiyemo ko ari ukuri yego so ibyo bintu rero bimwe na bimwe nibyo navugaga by'uwo murwayi nari ndimo kubwira ukuntu bamukubise Bibiliya ukagira ngo Bibiliya ntago ikiza umuntu imbaraga zikiza umuntu ni iziri mu muntu nyine iziri muri Salongo iziri muri pasiteri ushobora kuyobora umuntu akamwereka kuko abapasiteri n'abashumba ni umuntu uyoboye intama rero azereka aho zirisha hari ubwatsi bwiza zikarisha zigahaga ariko wijya kuzereka ku kanama ugahinga ngo za nta muyibuze aho yagomba gukirira ahubwo yereka ukayereka ijya gupfira ntago rero ari byiza niba umuntu arwaye ko ukabona ko yarwaye abapasiteri ndabakunda bamwe na bamwe bajya bakuza kwivuza iwanjye bakazana n'abana babo barwaye na ba nyina n'abagore babo urumva hari n'abapasiteri bajya baza kwivuriza bakeneye umuganga nanjye ndabakeneye n'umwana wanjye arabakeneye ibintu byose ni magirirane yahagaze ku ruhande arazibonye ko zihari ahubwo abapasiteri bajya bava kwizima bamwita naramutse avuze ko Salongo afite imbaraga avuze ngo Salongo afite imbaraga abarimo gupfobya abameze nk'upfobya b'abapasiteri ngo nta mbaraga bafite kandi ngo aribo bahawe ubushobozi ngo mwisi ariko birengagiza yuko ubushobozi bafite bwabo butahagije ubuse tuvanye ingabo zacu hariya aho ziri mu ishyamba zirinze abapasiteri badufasha iki ko Imana ishobora byose ntabwo amahanga yose mwe turwanya yaza kiroha mu gihugu akadusahura n'amazu yacu bakayasenya banza bakaturangiza ubuse twarokoka se nkuko barokotse intambara itararangira ibaze jambo kurokoka intambara ikiriho ntabwo turarokoka uracyaraswaho amasasu ngo ugende umurokore warokotse iki wowe n'akabanza uragura mu mujyi ahantu tuye umaze imyaka 20 warokotse icyo uri wifuza mugenzi warateka hari ifiriti kubera ko yakoze amafaranga wowe ukayifuza warokotse ibiki n'ibiki waba warokotse wowe ahubwo ni wowe mupagani urumva Imana niba nta kiri gukorera umaze senze 20 ahubwo mbenga ngo hari icyo ugomba gukora kwifuza uragufite urifuza no kuba Salongo ntubishobore kandi uri umukirisi nabyo byanze no kujya mu bigirenge bya Salongo ntabwo bishoboye kuko jewe ushobora gusaba umwana wanjye ntacyo wabuze epfo na ruguru hari abonzi bamwe na bamwe bumva aturanye n'umuntu runaka ari waraca imigani biriya bipangu baba batuyemo baca ku bantu batabavugishije bariya abantu Imana izabahana bazajya mu rutazima ese ubundi mbwira ko nta gahora gahanze urumva deja wagize spirit y'ishyari ahubwo yatangiye no kuroga kandi akijijwe kuko uburozi si ukuvuga ngo wahaye umuntu uburozi cyangwa ngo wabumuteze ahubwo
utangiye gucekera kanaka uriya gutya uriya ameze gutya kubera ibintu by'iwacu wasanga hari ahantu yaguze iwacu yari ibintu yari yakoze kandi yahagurishije abishaka ngo uriya yari yaturoze kugira ngo ahagure kandi n'ubukene bwari bwabiguteye ugurisha usambu wagombye kuwuhingamo. So ibi bintu rero abantu babivanemo santima bamenye ko ikintu cya mbere ari ugushyiraho imbaraga, ugakoresha imbaraga zawe warangiza ugashima Imana ko za mbaraga zawe zabyaye umusaruro. Ubwenge bwawe bwakugiriye akamaro. Ariko mwitubeshya abantu bamwe bamazwe na za karande. Abantu bamwe kera barabandwaga bagaterekera, ntabwo nane nkemera umuco wo guterekera, sinkwemera Salongo. Ahubwo genda wegera umuganga ubishoboye, nushaka nuje kwa Salongo ariko ushaka umuntu biza umubwire uti ndebera niba ntafiteze karande, niba ababyeyi banje hari ibyo bakoze bakaba barantambye mu bitambo kubera ko ndakora ntibyemere. Nari mfite miliyoni 300 none zarahiye, harimo ikibazo. None ndayafata nkafata miliyoni nka 20, yafataga miliyoni 20 nkazifata nkaziha nk'umukobwa akajya kuryoshya Burayi, nkafata izindi 10 nkaziha nk'umuntu ntazi akagenda agakora ibyo mu buryo ntazi. Abo bantu barahari. None nasigaye ndimbwa baba nta nubwo banandeba akanya, kandi uwo muntu ugasanga n'umuntu wize amashuri. No kuvuga ngo icyo kintu hari inyota ibimupika, hari ikintu kiba kiri mu mutima wawe kigupika gukora bya bindi, hari umuzimu bukurimo, hari imyuka yo mu miryango ibikurimo igutegeka gukora ikintu kituma umutungo wawe ugenda. Maze kubimbwa banywaga primus, banywaga mitsingi, ugiye kurwagwa. Nuva kurwagwa urajya kunywa suruduwire kubera ko nibwo bushobozi bwawe. Abantu babyere ntago kibegereye. Urumva? Ubwo ndiko ndavuga abanyamafaranga, ntago ndimo kuvuga babandi bo hasi bataragira amafaranga. We yemereye kuba yabinywa kubera ko nta mafaranga afite aracyashakisha. Ariko noneho wowe reba aho uvuye, reba ahantu haranutse uraje wisanze hahandi kuri babandi wacagaho batera n'ivumbi. Urumva? Nukuvuga ngo rero ibyo bintu ntago bivurwa n'amasengesho, bivurwa n'abantu nka ba Salongo bazi gakondo, bazi ubuvuzi aho buva bukagarukira. Yewe ndakureba nkavuga nti wowe wa muntu we, nkurikije uko nkubona, nkurikije n'ibyo mbona bikuriho, ukeneye gukurwaho imyuka mibi. Hari n'undi muntu ushobora kuba yiguteza, kuko umuntu yaguteje imyuka cyangwa guteje amahembe cyangwa nyabingi akuroga n'ubundi by'ijwanyu, amenya amazina yawe. Uzareba abantu bajya kurogesha n'abapasiteri yagiye kubaza ngo mbwira amazina ya sogokuru wawe, niko basigaye nabo binjiye mu bupfumu batabizi. Mbwira amazina ya sogokuru wawe, mbwira amazina ya so wawe, waso wanyu. Yarangiza kumenya ibyo ngibyo akamenya ko hari imyuka ishobora kubigutera itari myiza. Deja atajye kwiconnecta n'amaraso yiwanyu. Yego. Yarangiza wa muganga ubishoboye nka Salongo akaguhagarikira ya myuka. Jewe icyo nyikorera niki? Ni bya bindi wita ngo guyiterekera cyangwa kuyikorera igishaka. Je nkayikorera igishaka ikakuvaho. Urumva? Cyo twabyumvikanye nkamenya ngo imyuka ikakuvaho ukagenda ugakora. Niba wari umusinzi ntongeye gusinda, amafaranga ukanywa mu rugero. Niba wari warabaswe n'umusambanyi, hari abagabo baba mu ngo zabo ndabazi. Abantu barabandegera ugasanga umugabo yabaswe n'umuzimu wo gusambana. Umuzimu w'ubusambanyi arasambanya abana abakozi bo mu rugo, nta mukozi wo mu rugo uzango areke kumusambanya. Yapfa kuba yashizemo akayoga gusa. Ubundi shitani umuzimu ni ugusoma ku nzoga kaba gatama gatoya. Abakobwa bari mu rugo baje kuhaba iwe arabazengurutse. Urumva? Asohotse hanze arebye mu muhanda atangiye kwifuza. Waba ari umuzimu w'ubusambanyi wakwinjiyemo, ushobora kuva mu miryango cyangwa ari umurogano. Uwo ngwibyo abantu basenga barabizi ko abantu basengewe. Abantu basenga barabizi ko abantu babasengeye igihe kinini ntibikunde bikanga. Nta kindi kintu mubona gikenewe hagati aho ngaho. Nta kindi kintu mubona ko mukeneye umuganga uvura ibyo bintu, apana kujya kubisengera. Aho ngaho ni naho ntagonganira rero n'abapasiteri. Kubera ko si nkubujije kuba wajya kurusengera, ariko niba byanze ngwino. Kuko hari abapasiteri nzi bafite izo mbaraga, bazi kwirukana imyuka ariko bayikoresheje mu buryo bwa gakondo. Akaba afite icyumbi we mu rugo kirimo inkibyo Salongo afite. Yarangiza ya myuka akayigenda akayisengera akayitongera zikagenda. Uwo pasiteri genda mwemera. Ntabwo kweretse ibyo yakoze mu rusengero, ariko muramutse muyibonye bamwita umupagani. Ariko giye ubwo mgiye mwemera ndamwemera. Kubera ko agusengeye ari mu ruzunge rw'abantu, arangije afata amazina yawe ajya hariya, arangije aragusengera, nibyo birakunda. Hari umuntu wo muri byanze imbaraga ngiye mu mukorere umuti akire.
ukabona nyine bo barabyumva nyine donc ibintu by'imbaraga power imbaraga nyine za gakondo zabo bazizereramo gamagara nka Salongo akaza nk'umukirizi harimo abarwayi nkazariya nk'inyuka nkayirukana kubera ko ngiye mbifitiye ubushobozi n'imbaraga zishobora kuyirukana kandi nazibona ko azifite koko umuntu ntabwo rero bibatera isoni bamaze kubirenga ibi byacu natwe wenda mu myaka izaza tuzabigeraho wenda mu myaka nk'ijana iri imbere cyangwa mindset uko igenda ihinduka uko isi igenda ihinduka uko ibintu bimwe bigenda bitagatiye n'ibitekerezo n'imyumvire tuzagenda tubimenya ubu ngubu abasaza bakuru nta umuntu ukibumvira ngo bajye inama ariko nk'abasaza bakuru bapanga ibitekerezo byinshi bazi ibi bintu uko bibaho ariko iyo agiye nko umwana mu baje atari ku muryango twagiraga ibingibi umusaza nawe usanga atashaka kubyinjiramo ba mwana dusigaye dusenga byihorere Yesu yaraje azabikemura uko adashaka kumubwiza ukuri no gutinya n'iki ni umwana mufata ukundi hanyuma kugeza ubu ibintu bimeze biti bya birado kandi ambabarire yewe ntago nshaka kunyubakiraho izina ngo muze kumagurukana hari agomba kugarukira Yongwe niwe wazamuye uwitwa Pastor Joel niwe wazamuye intambara ubu yansabye imbabazi ambwira ko intambara yabonye yamusuye iwe mu rugo aramusura namubwira nti ikintu ubonye ni gitoya we Pastor icyo kintu ubonye ni gitoya kigusuye urumva none Pastor Yongwe rero nawe ni utaye ubu ejo azavuga ibi ama YouTube aramukoresha bakamubaza ibibazo kuri Salongo kugira ngo izina ryagumye ari inyubakireho yego pe ubu rero ndashaka kubistopinga pe Pastor Yongwe naramusabye ngo tuzahure amacano menshi ndayasaba ndabamwe mwenge mumuhamagare buri muntu wese umuhamagaye ntabyemere nagira ngo tuganire wenda ndebe n'ibitekerezo bye twungurana ibitekerezo abiranga iyi ni last warning kuri Yongwe kubera ko icyo mbaje icyo kibazo nta nubwo uzongera no kubimbaza ngo nkwemerere yego urumva nidusubira mu kindi kiganiro tuvuga ibindi ntuzongera kumukubaza pe kubera ko nawe uzakurikira uko bintu niba arimo azakurikira kino kiganiro niwe ndimo kubwira aka kanya kuko social media ikurikiranwa n'abantu benshi yego this is last warning don't do it again don't do it again ubwambere n'ubwanyu this last warning kuri Yongwe ngo yabyumvise no kuvuga ngo impamvu ntazi warning nuko kubera ko yanze ko duhura jewe azabona nzanye abanyamakuru musango we mu rugo kandi nzamuzindukira nzimera mpirirwe mparare kandi mubone nimubona ikintu kizakurikiraho isi yose izakibona uzi impamvu mvuze ibi ntago nanga ko ntwikiraho cyangwa avuge Salongo wenda abona ama views abona comment runaka ni nziza ibyo ngibyo simbyanze ariko genda umuntu w'umugabo wubatse mfite umugore n'abana mfite n'abantu societe nyinshi nkurikira yumva Salongo ikamenya family ufite ubundi buzima ufite ubuzima ntago ndi mayiwo yamfasha rero akangereranya n'abantu bamwe na bamwe yakuma ngo hari abapfumu batetse imitwe hirya bakabafata abapfumu bageze gutya agashaka kungereranya nabo ngo ngewe nzasaba ribu ngo nje kwa Salongo ngo ngende ngo ntwike ibintu bye ngo bitwike ngo uzabanza kubisaba ribu je ntago nzabisaba Yongwe kugiwe cyangwa nako nzabisaba nako polisi cyangwa umukuru wa ribu cyangwa ribu ahubwo jewe nzagiwe noneho ribu yo izaze igusange yewe insange yo kwa Yongwe mu rugo we bwite wavogereye urugo rw'abandi kandi ntago byemewe n'amategeko nzajya mu rukiko nsobanura impamvu icyo kintu nagikoze ku manywa y'ihanga niyo mpamvu mvuze iki niba byumva rero na stopping ntazongere atazatuma jewe musanga iwe mu rugo kandi iki kintu ntago ari joking ndi serious ndi serious provoka Salongo ntago yewe ndi imbobo ngo ngereranye n'abantu n'ibindi bintu kugira umurongo urenga ukangereranya n'abantu bose ubonye niba hari ikintu kibi cyabaye mu gihugu ugashaka kugira ngo ejo cyabaye kuri social media cyangwa polisi yaje mugashaka kunshyira muri ibyo ngibyo
ntabwo nzajya kukurega jewe ari ikindi tuzarangiza ino ntambara amahoro kandi zarangira amahoro cyangwa irangire nabi. Yego. Okay. Hanyuma wenda Dr. kanaba adresse ariko wenda bungo busa nkuko bivuga barabihagaritse ariko wenda uzanabigira bisukure wenda wakongera ukibutsa abantu bijyanye na adresse uburyo ubonekamo ndumva ari ibintu byafasha wenda benshi kuko mu muco w'abanyarwanda abenshi ntekereza ko bagonzwe n'icyo kintu ibintu by'amadini biki hari ibintu byinshi wasobanuye wenda bishobora kubakebura bakavuga batari ku umuntu wamuganiza cyangwa wamugeraho tukumva icyo gukora. Jewe guteza ikintu runaka ari ihembe ari igitega ari nyabingi waba uri muri Amerika waba muri Bufaransa waba uri hehe ugasanga aba bantu bavuye mu Rwanda bafite ataranabyara ugasanga ageze iyo ngiyo arabyaye kubera ko bagutonye ariyo ariko bya bintu biri kuri wowe ikikuriho ugezeyo ushaka umugabo ntimwumvikana ugezeyo uhahura n'ibibazo byinshi ushaka gukira kujya uzagaruke mu Rwanda ubereke ko uri umudiaspora mwiza ufite amafaranga ahubwo ukagaruka usaba niti kizakugarura urumva abo bantu barahari no kuvuga ngo rero ibyo bintu abantu batandukanye nkuko umuntu yakurikiza ibintu bikagukurikira nkuko umuntu karande yagukurikiraho ugiye kuvanye no mu Rwanda kugeza ahantu hose ku isi wajya kumera y'isi niko Salongo nawe ashobora gukuraho ahuri atabanje kugusanga aho ngaho. Kereka abo abarwayi bikomeye abo mbonye bikomeye bamwe fata indege nkaboherereza imiti biciye mu iposita kandi nabwo ikabageraho abo mbona bishoboka kubavura badahari nabwo ndabikora niyo nkubwiza kuri aho bwandiki iki kirashoboka iki ntabwo gishoboka ukuvuga ngo rero jewe ahantu nkorera ubundi ni Bugesera umuntu yageze kuri gare ya Bugesera muri gare abwira abamotari ati mungeze kwa Salongo akora iki ahakorera abamotari baguca amafaranga make atarenze 600 700 500 akakuzana akugeza iwanjye biroroshye rero covid igabanyutse ukabona inzira bamwe basaba na pass ushaka igipapuro nk'umuntu ugiye kwa muganga wari wese nta muntu uzakubuza kujya kwivuza kwa Salongo urwaye. Yego ndumva bisobanutse kandi nk'abo bose bavuga abo bapasiteri bayongwe ugasanga wamaze urusengero rwawe rubaye ntakwereke n'ahantu akorera ahubwo akifuza kuza iwanjye ugiye kuza iwanjye ujya kubanza kubiraga kuri YouTube ngo jewe ngo nzasaba uburenganzira ngo ribu ngugene ngo njye gusenya ibya Salongo ese ubundi ari nta byawugira tuvuge ko byashoboka wenda akanabisenya byamumarira iki yabashenya abavuzi bose bagakondo bo mu gihugu cyangwa muri Tanzania no muri Uganda ko bahari ntabwo mubabona kuri YouTube. Salongo niwe muntu yabonye biriya ni hiti no gushaka kubya hiti kuri Salongo bikamutunga niba ashobora kubivuga bikamutunga yes ariko navuga agira hagarukira ariko narenga umurongo jewe nanjye nzahangana azamenya jewe Salongo uwo ndiwe ntabwo rero jewe mbikunda kandi nta muntu uzasaba uburenganzira kurangiza kino kibazo cyangwa njye kumurega ubwo se nabamaze iki nakumbura reka mbaye nomero yanjye muyifate ni 078 32 7 8 8 2 ni 078 32 7 8 2 iyo nomero iri kuri WhatsApp ukaba nayihamagaraho hari ndiyo kuri WhatsApp gusa ntago yihamagara ariyo 078 7 16 30 na 7 078 7 16 30 na 7